Kamzia urumugishani karibu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Reka dusuhuzanye. I'm so excited. Kandi nishimiye cyane kongera kubana namwe. Amen. Reka dusuhuzanye cyane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Hallelujah, Amen, hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe cyane. Iri teraniro rero twaritangiye turi hejuru cyane. Nari ndi kwibaza ni se ndakomereza aho mwari mugeze, ndatangira aho nari nateguye, biragenda bite mwuka byaramwe? Mbese ubanje gucishamo akantu ko kunshanganyikishamo ukuntu, ariko Imana ishimwe cyane. Mu kanya turi gusenga numvaga hari abantu bari kwakira. Haleluya. Hari abantu bari kwakira ibintu bikomeye cyane mu buryo bw'umwuka. So reka cya gisafuriya cy'amazi yakuyemo akire rwose. Oh my goodness. Mama Beatrice yari yarangaye. Mwakire rwose mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bari batinye, ariko Imana iri kuvugana namwe ngo nimushire ubwoba, kuko ari ingabo ibakingira kandi nta kibi kizegera ihema ryanyu. Uyu mwaka mugiye kuwusozanya inkuru y'ishimwe, mugiye kuwusoza umva muririmba iz'amazamuka. Imana ihimbazwe cyane. Imitima yanyu Hallelujah, hallelujah. hallelujah, hallelujah. bibe manifested. Umva amaso yanyu agiye kubaho ibitwenge, indimi zanyu zigiye kuvuga amashimwe ubutarekera. Imana ihimbazwe cyane. Hallelujah, hallelujah. Imana ihimbazwe cyane. Hallelujah. Imana ishimwe ko isoza ry'uyu mwaka ribaye ibintu byo kwakira gusa ibintu byose twatangiye twakira manifestation yabyo irabaye mu mpera z'uyu mwaka, kandi nimubyakire mu izina rya Yesu, kuko ari Imana yabiduhaye mu izina rya Yesu. Amen. Ndashimira Imana cyane rero ku bwanyu. Ndashimira Imana dushima Imana Clarisse ko nawe agiye kuririmba iz'amashimwe kabisa. Hey my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I receive in the name of Jesus. Imana ishimwe cyane. Shalabranosha de branoza lamando eniko zabranosha. My God, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Reko shalamande mazubra kosha talalabaramante zemandoza labarante labranoshaya eniko zabrani namando. Imana ishimwe cyane ko my God, my God. Imana ihimbazwe cyane. Imana ihimbazwe cyane. Imana ihimbazwe cyane. Hallelujah. Imana igivuga ibintu nyine. Hallelujah. My God. Kubera ko sometimes tuba tuvuga ko se buriya ugatangira kumva ugize imitima ibiri, ariko reka nkubwire, Imana ni imwe, ntabwo ifite hepfo na ruguru, ni straight forward. Yego yayo ni yego, ntabwo ifite yego na oya. Imana ishimwe cyane. Rero ngaho tuzi umutima wawe, wakire, wumve ko nyine wakiriye kabisa, kuko ntabwo ibyo yavuze igiye kwisubiraho, kuko ni by'ukuri nyine. Yego yayo ni yego, ntabwo bisubirwaho. Imana ishimwe cyane. I'm telling you, mugiye kutubwira testimony zindi zirenze izo mwari mufite aka kanya. Imana ishimwe cyane. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Ibindi dushobora gukomeza kubiganiraho nyuma. Tujya tugira second service. Igihe uyu munsi twaza gusoza abantu bari hejuru cyane, tukabasigira umwanya bakabanza kubisohora byose mu mitima yabo, kuko ndi kumva ikirere turimo kiri hejuru cyane. Sinzi ukuntu nabifatanya.
ariko Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Umwuka wera ari hano, Imana iri kuvugana namwe. Reka twige ijambo ry'Imana, ariko mwumve ko imitima yacu Uwiteka atwitayeho cyane cyane kuruta ikindi gihe cyose wigeze wumva witaweho. Oh my God, leko shada branos. My God, ibi bintu ndabifatanya nteko bimvanze bindenze, my God. Ariko Imana ishimwe cyane. Reka twige, ndabakiriye mwese mu ijambo ry'Imana. Dushima Imana kubw'ijambo ryayo tumaze iminsi twiga. Abantu b'Imana yateguye muri iki gihe gitambutse tukaganira ibintu bikomeye cyane. Nanjye uyu munsi tukaba tugiye kuganira. Ndashimira Imana kuko idukuye ahantu kure cyane, twagenze urugendo rurerure kugeza aka kanya, kandi ndabizi neza yuko aho tugeze ni heza. Imana ishimwe. Israel mbonye waririmbye araririmba aravuga ngo ndi kure cyane yaho natangiriye. Imana ishimwe. Hari umuntu uri kure cyane, wumva ageze kure cyane yaho yatangiriye, ngo ashimire Imana, avuge ngo amen. My God, zetalebaya. Ela branoshataya. Umva, turi kure cyane yaho twatangiriye mu buryo bwose. Uri kure cyane yaho turi kure cyane yaho twatangiriye mu kumenya Kristo, turi kure cyane yaho twatangiriye mu kwakira, mu gusenga, turi kure cyane yaho twatangiriye twiga isezerano rishya n'isezerano rya kera, kumenya uko tubitandukanya n'uko tugendera, tukava mu mashusho tukajya mu bintu bifatika. Turi kure cyane yaho twatangiriye. My God. So turi muri reality y'ibyo twagizwe byo. Turi muri reality y'ibyo twagiye twumva. Ntabwo tukiri mu mashusho ngo urumva bizagenda. No, ntabwo tukiri muri nza. Turi muri nda. It is happening right now. Biri kuba aka kanya. Imana ishimwe cyane. So rero iyo abantu bari muri nda, reko salamando emasotaya, iyo abantu bari muri nda hari ukuntu bitwara, hari ukuntu bifata, umva bicanganyikisha Satani. Reka mbivuge gutyo. Yes, Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe cyane. Imana ishimwe. Reka rero tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Mureke mumbabarire cyane ntaza kudeviye, kandi napanze ko turiga. Ikibazo rero mwatangiye muncokoza, umutima wanjye wagiye. Rero reka twiganire gutya, duhere kuri ino nkuru y'umugabo yakiriye inzu nziza cyane. Yahawemo n'impano n'inshuti ye y'umukire Byatari, nk'uko Clarisse Yangabira inzu nziza Byatari abonye mvuye mu Buhinde nta kazi ndagira, agahita ambwira ati mwana rwose pastor turaziranye, nta kintu wamburana, kandi njye Imana yangiriye neza mu bintu by'isi bifatika, meze neza. Hanyuma mama dushima Imana Clarisse yamara kungabira inzu nziza ikoze neza, ifite decoration nziza, ikoze yubatse, ifite ibyumba na toilette mu nzu n'inyuma ahantu hose n'ubusitani. Hanyuma nayimukiramo nkayifata nyine nk'impano amaye. Sinite ku byumba, sinite ku busitani, cyangwa ngo ntangire nyine nyikorere, nyiteho, nyisane. Igihe yagize nk'akabazo, igihe hajeho agatashi ku irangi ryiza ry'umweru yayisigishije, ngo nyiteho, nyisige, nsubizeho akarangi. Hashira igihe gitoya rero mbaye muri iyo nzu, ntangiye kuyibamo, igatangira kwangirika. Kubera iki? Kutita ku nzu yanjye mama Clarisse yamaye. Ibikoresho byayo nabyo bigatangira kwangirika, bimwe bikazana umugesi, ibindi bigatangira kuvunguka, ibyumba amarangi bigatangira kuvunguka. Rero abantu bakanyegera bakambaza bati se ko tuzi ko wari umuntu uzi gufata ibintu neza, cyangwa se ko twari tuzi ko ino nzu nziza wahawe uzayitaho neza, ubusitani bwayo ukajya ukorera jaride, parikingi yayo ukayikuramo ibyatsi, byakugendekeye gute ko ibyumba bishaje mu mwaka umwe ko kuvuye mu Buhinde? Iyi nzu ishaje ite? Kuki wemeye iyo mpano yawe yangirika? Abantu rero bagatangira kumbaza.
So rero nkabasubizanirega ngiye natekereje yuko iyo nzu rwose mama Clarisse yanyihereye nyine byari birangiye nose ko yamaye impano ntaguze ubwo nyine numvaga birangiye ngomba kuyibamo nkaryama ubundi nkabyuka nkigendera nkikorera akazi kanjye ntago narinzi yuko rwose ngomba gusana ibyumba ngomba gukorera jaride ngomba gusiga irindi rangi numvaga kuko ari ubuntu nyine ngomba gukomeza kuyibamo gutyo gusa nta kintu nsabwa kuyikoresha da. Rero hano harimo isomo sizi niba mwakurikiye inkuru yanjye mushyira akamenyetso ka V niba mwakurikiye ino story yanjye. Yes, so harimo inkuru ndagira ngo mwumve ko turi kuganisha kuri topic yacu dufite. So bene data benshi cyangwa se natwe ubwacu benshi twakiriye inzu twakiriye agakiza k'Imana nagereranije nino nzu mama Clarisse yangabiye mvuye hano mu Buhinde. So ariko tukirengagiza inshingano zimwe na zimwe dufite kubamo muri aka gakiza. Kakundi natangiye mbabwira ni turi kure cyane yaho dutangiriye ahangaha tugeze tugatangira kumva ko it's enough birahagije nta kindi tugomba gukora gusenga byararangiye kwiga ijambo ry'Imana byararangiye guterana na bene data byararangiye kujya inama gukundana gufashanya byararangiye. So, kuko twakiriye impano y'agakiza kuko twakiriye ubuntu bw'Imana kuko twamenye ubutumwa bwiza kuko twigishijwe gusenga kuko twigishijwe twabwirijwe rwose umwaka wenda kurangira turi kumenya ubutumwa bwiza n'ibindi tumaze kwakira ariko tugahita twidamarira tukavuga tuti twari tuzi yuko ari ibyo nta kindi dukwiye kongeraho rwose twari twumva nyine bihagije nta kindi tugomba gukora agakiza twaragahawe tugomba kwiryamira tukarya tukabyuka tukagenda tukabaho ubuzima bwacu tugakora akazi kacu tukarera abana bacu tukiga amashuri yacu nta kindi dusabwa gukora. So rero ndashaka kubabwira ese turi kujyana mumbabarire rwose mukanya nari mbajyanye mu mwuka w'ubuhanuzi mumbabarire naho turi kwiga tujyane. So rero ndashaka kubabwira ngo agakiza twahawe tumaze iminsi twiga dusobanukirwa yuko ari soteria hari umugabo wakarwaniye wagatsindiye akakadushiramo akakadushiramo nta kintu dutanze akagakiza dufite n'ubuntu. Ni nkino nzu mama Clarisse yangabiye mvuye hano mu Buhinde mu izina rya Yesu ndanaguhanuriye mama Clarisse ntabwo ari urugero in the name of Jesus you gonna receive your house. Hallelujah, hallelujah. Uzicaranamo n'abana bawe wicanemo n'umugabo wawe n'abuzukuru bawe munezerwe mu biryo muririmbe mu kinyakadiho Hallelujah, hallelujah. Eriko zamando emande zadabarando Imana ishimwe cyane Imana ishimwe. So bigiye kuba manifested mu izina rya Yesu ntibikomeze kuba muri spiritual realm bibe muri physical realm again. So n'urugero natangaga ariko ndagusengeye kugira ngo bikubeho mu izina rya Yesu ubyakire ubibemo kandi wishime mu izina rya Yesu. Nambaye kumva umbwira ngo nagiye nagarutse in the name of Jesus reka birangire bigiye akadomo mu izina rya Yesu. Amen. So rero narindi kubabwira ngo agakiza dufite n'ubuntu nta wenda kukatunyaga in the name of Jesus turagafite tukarimo kandi wakarwaniye ari muri twe atuye muri twe agendera muri twe nta n'uwenda kumudukuramo. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe bene data dufite kwitaho. Imana ishimwe cyane. Dufite kwita kuri iyi nzu turimo twahawe nk'ubuntu. Inshingano dufite ni zimwe ni ugusohoza ni ugukorera ni ukugendera ni ukwita ku cyo twahawe muri Kristo Yesu. Muranyumvise se ubwashize nababwiye yuko dukwiriye gusohoza iby'agakiza kacu dufite ariko uyu mwanya ndashaka kubibutsa inshingano dufite muri aka gakiza Imana yatwihereye muri Kristo Yesu ku buntu nta kiguzi dutanze. Amen. Hallelujah. Muhumure gatoya tubanze twigeho gakeya mukanya turongera duhanure mu izina rya Yesu. Muhumure rwose ariko tubanze tunige iki ngiki. Amen. So kumva inshingano zacu mu gakiza mureke tubyumve. So agakiza nababwiye yuko ari impano ariko kugira inshingano ni igisubizo kuri ako gakiza.
reka nse nkubishira mu cyongereza murabyumva. Salvation is a gift, accountability is a response. Murabyumvise? Agakiza ni impano, ubuntu impano n'ubuntu nta kintu ugomba gutanga, ariko ikintu ugomba gukora ufite inshingano yo kurespondinga, gusubiza, kugira icyo usubiza, response kuri ako gakiza wahawe. Abefeso 2:8 kugera ku 10 twarahasomye ubushize, ndashaka kugira ngo dukomeze tumeditating kuri iki cyanditswe. Aho ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ni byavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'iki? Ni impano y'iki? Mwandike muri comment section Imana. Ni byavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. So twakijijwe n'ubuntu, ariko twaremewe gukora imirimo myiza. Muri ubwo buntu twahawe, muri uko gukizwa n'ubuntu, dufitemo inshingano zo gukora imirimo Imana yaturemeye. Muri kubyumva se? Ubwashize ntabwo natinze kuri aka kantu, kuko nari ndi kwirukanka hari ikintu dufite kwiga. Uwo munsi nari nateganije. Ubu munsi rero nashakaga ngo tukigarukeho. So ubuntu buradukiza. Tubonye ko ubuntu budukiza. Icya kabiri, twebwe muri ubwo buntu bwadukijije, ikintu twe tugomba gukora nka response nababwiye hejuru, ni inshingano dufite. Inshingano dufite icyambere zidukorera, ziradukomeza. Icya kabiri, zikadukuza. Icya gatatu, ziradushepinga. Urumva gushepinga se ni gutera, buriya se ndakoresha ikihe cyo Kinyarwanda. So nukudushyira mu buryo bwiza, mu buryo bwa lines, tugasa n'ibyo twakiriye. Buradushepinga. Murabona nk'ukuntu tuba turi nk'ukuntu umuntu aca igiti akabazamo intebe ashaka, nuko nguko akagakiza ubu buntu twakiriye budukiza, buradushepinga. So inshingano dufite rero muri uyu murimo nuwo kwemera. Amen. Nuwo kwemera akagakiza kakadushepinga uko Imana yabigambiriye, uko Imana yabiremye. Amen. So ugashikama, ukaba umuntu w'Imana ushitse rwose. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo tukaba abantu b'Imana bashitse rwose. Imana ishimwe cyane. So iyo wemeye cyangwa se wamenye ko ubwo wakiriye agakiza ufite inshingano, ntabwo wongera kwitwara uko wishakiye. You never work anyhow. You never do anyhow. You never speak anyhow. You behave yourself. Amen. Aba Nigeria bakunda kuvuga ngo you behave yourself. Behave yourself. Na pikini, behave yourself. Ma pikini. So urumva tuba dufite uburyo nyine ako gakiza kadushepinze tugomba kwitwara. Amen. Hallelujah. Ugendera mu cyubahiro cy'uwo uriwe muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. 10 ndashaka ko twatindaho gakeya iminota mikeya, hatubwiye ngo kuko turabo yare. My God, my God. Iki cyanditswe ndagikunda, ngafashwa nkumva neza nashize. Amen. So kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Iyi mirimo se ko tumaze igihe tuyivugaho, muri aka gakiza twakiriye, muri package y'agakiza, muri isoteria twakiriye, iyi mirimo Imana ihora itwibutsa muri Kristo Yesu yaturemeye ni iyi. Icyambere nshaka kubibutsa, umurimo wa mbere dufite nuwo kugaragaza icyubahiro twambaye Imana yaduhaye. Ni gute? Muri Matayo 5:15 avuga ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira bari mu nzu bose. Amen. 16 akavuga ngo abari ku mucyo wanyu umbonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So mu ijuru. So umurimo wa mbere dufite nuwo kumurika,
nungu kwerekana imirimo myiza Imana yaturemeye muri Kristo Yesu. Umucyo wacu rero iyo ubonekeye imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yacu, cyangwa se iyo agakiza kacu keza imbuto, bigaragara nk'imirimo, nk'umucyo umurikiye abantu, bigatuma data ahabwa icubahiro. Se murabyumvise? Umurimo wa mbere ni uwo kumurika, ni uwo kuba umucyo. Amen. Ejo bundi nasohoye indirimbo ivuga ngo Kristo niwe mucyo umurikira, njyewe uramurikira aho ngenda hose, ariko ukanamurikira bose. Impamvu naririmbye gutyo ni artistic word ivuga ngo njyewe Imana yampinduye umucyo, yamaze kumurikira mpinduka umucyo, ariko mfite inshingano nanjye zo kumurikira abandi kuko nanjye namaze kuba umucyo. Amen. Hallelujah. Sinzi niba mubyumvise. My God, amen, my God. Amen. Eshalamando zekotaya. Imana ishimwe. Iyo dukora imirimo myiza bigaragaza icyubahiro cy'Imana muri twe. Amen. Imana ishimwe cyane. Kuko karakta y'Imana ni ugukora neza, ni umucyo. Karakta y'Imana ni umucyo. Yakobo 1:13 I think niho atubwira yuko Imana ni se w'imico, kandi gutanga kose kwiza n'impano nziza yose nibyo bituruka ku Mana. Amen. Niba data waduhaye akagakiza, waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ari umucyo, tukaba twaragizwe umucyo, umurimo wa mbere dufite ni wo kumurikira abari mu mwijima. Sinzi niba mubyumvise, ariko muri kubyumva mu izina rya Yesu. Nabasezeranije ko mu kanya turahanura one more time. Amen. Ariko n'ubu ndacyari guhanura kuko turi kwiga. Oh my God. Imana ishimwe cyane. Tito 2:14 haratubwira, hatwibutsa indi mirimo dufite mu mwami wacu watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose. Umva kakanu, kandi yuhagiririye abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishaka ry'imirimo myiza. Oh God, oh God, oh God. Muri kumva ya mirimo myiza yaturemeye muri Kristo Yesu, kandi yuhagiriye abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite. My God. Bugira ishaka ry'imirimo myiza. Umva kandi. Yaratwuhagiye. Uri kubyumva? Yatwuhagiriye muri Kristo. Amaze kutwuhagira, aduhindura ubwoko bwe bwite. Amaze kutugira ubwoko bwe bwite, bugira ishaka ry'imirimo myiza. Oh my God. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wakiriye impano y'agakiza, haleluya, haleluya, agomba kuba agira ishaka ry'imirimo myiza. Iyo mirimo myiza si uyihingamo, nkunda kukababwira. Niyo Imana yiteguriye kera muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Rero bivuze ko rero imirimo myiza n'imbuto z'imirimo myiza y'abacunguwe. Murabyumvise se? Imirimo myiza ni imbuto z'agakiza, sibyo? Z'agakiza cyangwa se z'imirimo myiza y'abacunguwe. Yatwuhagiyeho ubugome bwose. Ubugome mbibutse yuko ubugome ntabwo ari uko watukanye, wishe, wabeshye. Oya, ubugome ni icyaha. Muri kubyumva se? Ubugome ni icyaha. Yatwuhagiyeho ubugome, yatwuhagiyeho icyaha. Imana ishimwe. Noneho cyaha ikidukuyemo, oh my God, idushyira mu kintu cyiswe imirimo, ishaka ry'imirimo myiza. Iyo mirimo myiza niyo kuba umucyo, iyo mirimo myiza niyo ubuntu n'urukundo. Imana ishimwe. Muri Kristo Yesu ubwoko yuhagiye, yaguhagiriye kugira ngo bube ubwoko bwe bwite, hanyuma kandi hakurikiraho gukomeza kugira ishaka nk'iryo afite. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyo mirimo rero niyo iyo mirimo twaherewe muri cyangwa se yaturemeye muri Kristo Yesu, tugomba kugira inshingano, ishaka zo kuyikora kandi tukayikora neza. Imana ishimwe. Reka twirebere Tito 3:8 nanone turebe ukuntu iyi mirimo ivuga.
abera bakiriye agakiza, kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. So 8 yaravuze ngo iryo jambo ni iryo kwizerwa, kandi ndashaka ko uhamya ibyo ubikomeyeho cyane. Ni Paulo wandikiye Tito amubwira ibi bintu, kugira ngo mwumva aka kantu, nimwumva aka kantu 8 biyaho niho ngiye gusoma. Abaze ngo kugira ngo abizeye Imana bagira umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza. So abantu bizeye Imana bari muri aka gakiza, bakiriye yanzu, bagomba kugira umwete wo kumaramaza gukora imirimo myiza, ya mirimo yaturemeye muri Kristo Yesu. So ibyo nibyo byiza, kuko bigira icyo bimarira abantu. Imana ishimwe cyane. Iyi mirimo rero myiza ntabwo ari igirira Imana umumaro, ahubwo Imana yaturemeye muri Kristo Yesu kugira ngo itugirire umumaro twebwe nk'ingingo za Kristo, nk'abana b'Imana. Amen. Ariko mbibutse yuko nubwo itugirira umumaro hagati muri twebwe, ariko data se w'imico arabireba kandi he will reward. Ese murabyumvise? Imana is rewarding umuntu. Muziko si Imana izahemba abantu, Imana izahemba abantu. God will reward. Ugira ngo si Imana overlookinga ibintu abera bakorera mu isi? No. So kugira neza kwawe, ubuntu bwawe, niko umwuka w'Imana yabwiye Koroneli, yaramuga ati kugira neza n'ubuntu byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Bivuga ngo kugira neza kw'Imana bihesha umusirikare wa Yesu, urakoze cyane papa, bihesha umusirikare wa Kristo icyubahiro. So Imana irabireba kandi izabiriwadinga. Imana izahemba abere. Maye nka data. Mugira ngo se bizarangirira ahangaha? Never. None se turi kurirema ngo bazakayangana, bazaka nk'inyenyeri, ugazaseruka zikonza sana. Yohana arandika aravuga ngo bene data, Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo bene data, Imana ishimwe. Oh haleluya, ndanezerewe cyane. Ngo tuzasa uko turabana b'Imana bene data, ariko uko tuzasa, my God. Ejo bundi hari umuntu wampostinza ntera imitoma, ndavuga ni ndashize neza. Ariko reka nkubwire, ntabwo ari kuriya nzaba nsa. Ntabwo ari kuriya nzaba nsa, shuti. Ntabwo ari kuriya nzaba nkayangana nka Jesus. Nzaba nera nkiranuka nambaye kwera kwa Kristo. Uyu mubiri usaza, uyu mubiri uzana iminkanyaro, uyu mubiri uzanaho ibikovu n'ibiheri n'ibintu by'umukara ntazi, aka gatwe gatoya kadafite. Oh haleluya. Umva, bizakayangana, bizahindurwa, nzahinduka, umubiri wanjye uzahindurwa, uzaba glorified. Oh haleluya, Imana ishimwe. Amen. Nibwo mfite ariko ntiburahishurwa, niko Yohana yanditse. Aravuga ngo ubwo bwiza mbabwira ntabwo burahishurwa, ariko icyo nzi neza nuko umwami wanjye niyerekanwa, ziko nzasa nawe ngo kandi haleluya. Imana kandi aya maso ngewe ari limited, azamureba saa yundi, kuko aya ngaya ari limited azaba yavuyeho. Nzaba nambaye amaso amurora. Umuririmbyi umwe yarafashijwe araririmba aravuga ngo uko anzi niko nzaba muzi. My God, reka mbabwire tumenye aho agace, niko Paulo yanditse. Uru rukundo rwe uyu mwami tumumenyaho gatoya, ntabwo tumucomprehendinga. We never comprehend him, but we will know him as he knew us. Imana ishimwe cyane. Oh mwarimu wanjye w'icyongereza araza kunkosora.
Hey my God. So nk'uko rero ufite inshingano mu kazi ukora bikaba bitari optional ahubwo bikaba bigusaba kubyuka kare mu gitondo ukitegura ukambara ugatera ipasi kandi ntugire umunsi n'umusiba. Niko n'umuntu wera w'Imana umukiranutsi wacunguwe ufite agakiza. Imana ishimwe cyane. Umuntu Imana yahaye impano zayo, umuntu Imana yabikije iki kibitsanyo Paulo yavuze ngo yatubikije. Iki kibitsanyo akagakiza yaduhaye, ubu buntu yaduhaye dushikamyemo. Natwe niko tugomba gukora imirimo myiza kuko dufite inshingano, ntabwo ari optional, ahubwo it's our duty, our responsibility. Bana b'Imana baciye agakiza, beshejwe mu Mucunguzi wacu Yesu Kristo, bahindutse abera batariho inenge, abera muri Kristo. Dufite inshingano zo gukora, ntabwo dufite kwakira gusa ngo birangire tuterere hariya. Dufite inshingano zo kugendera muri uyu mwuzuro, tukabaho nk'abana b'Imana, tukabaho ubuzima twakiriye, tukaba in dominion. Imana ishimwe cyane. Niba warahindutse uwera muri Kristo Yesu, inshingano ufite nizo kwamamaza uko kwera muri Kristo. Oh haleluya. Inshingano ufite nizo guhamya ko wera, imirimo ukora ikagaragaza ko wera, imvugo uvuga ikagaragaza ko wejejwe koko, imitekerereze yawe ikabisa n'uwo uri we, wahindutse we muri Kristo Yesu. Kandi ibyo ntabwo ubyishoboza, ahubwo ubishobozwa n'umwuka wera Kristo yaguhayeho ingwate. Ese urumva akazi katoroshye? Ese mpano urumva akazi katoroshye? Hano ndagira ngo rero munyumve neza, kugira inshingano bitandukanye no kuyoborwa n'amategeko. Hataza kugira ngo uvuga, hataza kugira unyitwara mu mwikomo ngo pastor yongeye kutujyana mu mategeko, Mana ngo yatujyanye mu mirimo. Ariko Mana uriya mu pastor nawe ntabwo tuzi ishingiro rye. Oya, doctrine turiho nimwe. Ni Kristo n'umukiza, n'agakiza kacu twahawe. Ariko kuba twaragahawe ntabwo birangiriye aho ngaho. Dufite inshingano bene data zo gusohoza imirimo myiza yaturemeye muri Kristo Yesu, gukora imirimo. Imana ishimwe. Muri Colossians 1:10 haravuga ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana. Murumva inshingano dufite. Ntabwo inshingano dufite ari zo kwicara ngo birangire, ngo twumve Imana ari kubwiriza dufashwe tugende, twumve Imana duhanurira twishime dutana amarangamutima yaturenze. Ahubwo mva ikintu dufite, dukwiriye kugenda uko bikwiriye ab'umwami wacu, ngo kandi tukamunezeza muri byose, atari muri bikeya ngo dusigaze ibindi. Kandi ikindi ngo tusabwa kwera imbuto z'imirimo myiza, ya mirimo myiza yaturemeye muri Kristo Yesu, ngo kandi twunguka kumenya Imana. Hari umuntu uri kubyumva ngo avuge ngo amen. Twunguka kumenya Imana. Amina. Imana ishimwe cyane. Twunguka kumenya Imana iyo duterana buri munsi, tukumva abana b'Imana batuganiza batubwira ngo mwaratunganijwe, mwahindutse abera. Tukumva undi aduhanurira atubwira ngo dore Uwiteka ni mwiza rwose, ntabwo ahinduka, ingoma ye n'iteka ryose, uko ari nawe ni kuri hano mu isi. Oh haleluya. Ubwiza yambaye nawe nibwo wambaye, nta gikwiriye haleluya. Wahindutse nk'uko ari. My God. Ukaba uri hano turi kubakanywa. Niko kumenya Imana tugenda tuyimenya, tukamenya yuko atari umwicanyi, tukamenya yuko itatwifuriza ibibi, ahubwo ishaka ko abantu bose bayimenya bakagendera mu mwuzuro w'umurimo Kristo yakoze ku musaraba. Imana uko niko kunguka kumenya Imana. Kandi uko kunguka kumenya Imana, uko turushaho kubimenya, niko duhinduka ibyo ngibyo nyine. Imana ishimwe cyane. Murumva ko rero dufite inshingano zo gusohoza agakiza twahawe, ariko dufite inshingano zo gukora n'imirimo myiza twaremeye muri Kristo Yesu. Gukora imirimo myiza bigaragaza umwizero ukuze. Reka nkubwire, umwana w'Imana wavutse wakiriye agakiza, iyo ari gukora inshingano yahawe muri Kristo Yesu, umva urakura, bigaragaza umukristo ukuze. Imana ishimwe cyane. Umwizero ukuze.
Ibi bigaragaza gukura mu buryo bw'umwuka binyuze mu kubaha Imana. Erega Imana attribute character y'Imana. Yesu yaravuze ngo data arakora ngo nanjye ndakora, ngo kugeza n'ubu ngubu data arakora ngo kandi nanjye ndakora. Yesu se yakoraga iki? Muri mu byakozwe n'intumwa 10:38 niho batubwira ngo Yesu w'i Nazareti henga Imana yamwujije umwuka w'imbaraga ngo kugira ngo agende aruhura abari oppressed, abarembejwe, abafite natwe niyo mirimo dukora. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. N'indi mirimo yose kuko data arakora, natwe ibyo tumubonaho nibyo natwe tugomba gukora. Rero iyo dukora imirimo myiza, umva ikintu bikora mu buzima bwacu, bisilencing aba accusers. Petero yaranditse mu rwandiko rwa mbere 2:12. Twakomeje twazamutse. Petero wa mbere 2:12 yaravuze ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Nimba muri kubabwiriza ubutumwa bwiza, Imana ishimwe cyane, umwuka wera yabadirectinze kubabwiriza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Imirimo yanyu izafatanya n'umwuka w'imbaraga uri muri mwebwe wo kuvuga ubutumwa, noneho bitume abo bantu babura icyo babashinja, batangire bavuge bati uko byagenda kose biriya bintu bari kubwiriza n'ukuri. Muri make rero, iyo Paulo avuze ngo Imana yiteguriye imirimo myiza, mirimo myiza kera kugira ngo tuyigenderemo twebwe, ntavuga ibikorwa bike ngo uyu munsi ngirire neza ovani ejo ndekere kandi mfite uburyo. Oya, yaravuze ngo cyangwa se ibikorwa by'akanya gatoya, ngo urumva ngo uyu munsi ndi muri mood nziza yo gusengera abantu cyane, ngo reka mbasengere vuba ariko ejo simbasengere. Oya, ahubwo avuga ubuzima bwose. Niba ari ukugira neza, nk'uko Imana itareka kugira neza, niko n'abana bayo abo yahaye agakiza, abo yabyarishije ijambo, badakwiriye kurekera kugira neza. Uburyo tubaho, inzira zose tugendamo, uko dutekereza, uko tuvuga, Imana yateguye ko tugomba kubigenderamo nk'abana bayo uko yabiremye muri Kristo Yesu. Rero si iby'akanya gatoya, si iby'uko twishimye cyangwa twanezerewe. Oya, ahubwo ni iby'akanya ni iby'iminsi yose. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyo saa 5 zigeze abantu bahita bakonja, kandi nababwiye ko mu kanya turahanura we. Reka nihute. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Abafilipi 2:12 twabonye yuko Paulo yari kuvuga ngo muba ariko musoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishyitsi. Yes, turi kumwe papa. Kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Bene da, nubwo dufite inshingano zo gukora, nubwo dufite ibyo gukora, ariko hari udutera kubikora. Imana ishimwe. Ntabwo ari twe tubyitera. Gusohoza agakiza kacu nk'uko nabibabwiye ubushize, bivuga gukoresha no gukomeza icyo Imana yashize muri twebwe. Nandi kubabwira ngo si iby'umunsi umwe ngo birangirire aho ngaho, guterana na bene data mukaza tukamanyagura imitsima. Si iby'umunsi umwe mwabonye impano kuri flyer, no. Si iby'umunsi umwe mwabonye dushime kuri flyer, no. Ni iby'iminsi yose, kuko bituma twubakanwa. Muri kunyumva se, sometimes njya mvangamo nyine utuntu tw'impuguro, mujye munyihanganira niko abashumba bamera. Rero ntabwo ari iby'umunsi umwe, ntabwo ari iby'uko wabyutse wiyumva neza, ntabwo ari iby'uko wumva nakubwiye neza cyangwa Emma yakwandikira ka message keza. Azi kwandika message nziza uyu mukobwa yahita igukura mu byaha. Rero ntabwo ari iyo mpamvu, ahubwo ni ubuzima bwacu. Sibyo? Ni ubuzima. Ase ntabwo mwe mujye mubona utwo tumesaje. Wewe ndababwiza ukuri. Ariko abantu batajya baza guterana natwe babonye turiya tumesaje. Reka mbabwire urukundo mushaka ukuntu mwigira kuri se w'imico.
abaho urukundo wowe ntabwo wabona ka message karyoshye nka kariya. My friend, uri free umeze neza ufite telefone yawe, ngo ukirenze rwose ntiwitabe uyu mukobwa azi kwandika. I tell you. So rero ikintu ushaka kubabwira rero ni iki? Sometimes hari abantu bavuga ngo mu butumwa bwiza ngo you don't have to jokes, you don't bring those jokes. No, come on. We have everything. Rejoice in the Lord always. Hallelujah, hallelujah. Hari abantu babigize abanyamwuka cyane bakambije impanga, batsiritse ati ngende mu mwuka, mwahura akagusuza uraho mwene da, Imana igumugisha, nta joke. Come on. Mu butumwa bwiza we are free indeed. Ejo bundi Papa David yaratubwiye ngo who the Son sets free is free indeed. Mind is free, heart is free, your everything is free. Your spirit is free. Amen, amen, amen. You are a good respondent. Amen, hallelujah. You are free indeed. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. So icyakabiri nshaka kubabwira bene data, kugira inshingano ni ikimenyetso ko agakiza kawe ari real, arakukuri, ari real. Yakobo 2:17 yaranditse aravuga ngo kwizera kukatagira imirimo, ukwizera kudafite imirimo. Bene data, uko kwizera kuba kugize ute? Kuba gupfuye. Reka hano mbabwira akantu keza mutaza gutahana urujijo. Inshingano n'imbuto z'agakiza. Muri kubyumva? Inshingano dufite zituruka ku gakiza. Se mwabyumvise? So sizo fondasiyo z'agakiza. So niba wabyumvise byandike muri comment section. Accountability is a fruit, not a foundation. Reka mbibabwire mu Cyongereza. Inshingano n'imbuto z'agakiza sizo shingiro ry'agakiza. Habanza kwakira agakiza ubundi inshingano zigakurikira. Bivuze ngo iki? Umuntu utarakizwa ntabwo asabwa gukora imirimo ngo akizwe. No, big no. Ahubwo asabwa kwakira impano y'Imana y'agakiza, hanyuma gatangira gukora imirimo y'abana b'Imana. Amen, hallelujah. Imana ishimwe cyane. Rero niba uri umwana w'Imana wakiriye agakiza, buri munsi ujye wibwira yuko ufite inshingano. Nk'uko ubyuka Freddy ukajya kwigisha bariya abana, nawe Rwigema nk'uko ubyuka kujya kwigisha abana wigisha, umenyeka ariko nawe ufite, kandi nanone nk'uko uruwera ufite inshingano zo gusohoza imirimo myiza muri Kristo Yesu waremewe. Amen. Icya gatatu nshaka kubabwira, accountability protects you from deception. Inshingano zikurinda kugwa mu binyoma no gushukwa. I don't know if you understand. Inshingano, iyo ufite inshingano zo kwita ku murimo ku gakiza wahawe, zikurinda kuba deceit, cyangwa se kuba gushukwa. Abakorinto wa mbere 10:12 bavuga ngo uhagaze yirinde atagwa. Ariko icyo nshaka kubabwiramo hano nuko uwibwira ko ahagaze ngo yirinde atagwa, icyo bivuga ntabwo ari ukugwa ngo uve mu gakiza. Muri kubyumva se? Ntabwo ari ukugwa ngo uve mu gakiza, ahubwo uhagaze mu nyigisho y'ukuri, mu kumenya agakiza yahawe, yirinde atareka gukora ibyako gakiza. Amen. So uwibwira ko yakiriye agakiza, ubuzima bw'Imana muri we, yirinda adakora ibinyuranye n'ibyako gakiza kamugezemo. Oh my God. Sinzi niba mwabyumvise. Cyangwa se yirinde amatwi ayarinde kumva ibintu bimushuka, bimubwira yuko ngo nubwo yakiriye agakiza ariko hari ibindi bintu agomba gukora kugira ngo kabe kuzuye. Ntabyo.
ahubwo rati ikintu ugomba gukora ni ugukora inshingano zo wakiriye muri ako gakiza, kandi byose wabiherewe muri iyo package ya soteria y'ako gakiza. Amen. So salvation cyangwa se agakiza kacu gakuraho ikidodo cy'icyaha ukagendera mu mbabazi wakiriye muri Kristo Yesu, ariko kandi kakakurinda no kuba imbata y'icyaha. Haleluya! Ni kubabwira ibintu bikomeye cyane, nihuta cyane. Bisaba ko nawe ufata inshingano zo kugendera muri ubwo butsinzi wakiriye. Ntabwo ari ukumva ngo narababariwe katamu done. No, mbabwiye igihinde, sorry mwese ntabwo mukizi. Ntabwo ari done, ahubwo inshingano ufite no kugendera muri ubwo butsinzi. Niba Satani akuzaniye amajwi, umukristo ngo ari mu rugendo ngo yumvise amajwi amubwira ngo tukimana. So ayo majwi yaje iyo uri mu gakiza wamenye, warakamenye, ikintu ukora ni ukwatura uwuriwe. Bangundi umukiranutsi w'Imana muri Kristo Yesu, nduwera uzira inenge, uko ari niko ndi. Oh my God, nambaye icyubahiro cy'Imana, ngendana ubutsinzi, arangose imbere n'inyuma, ntawankanga ntawankandagira, nuzuye imbaraga z'Imana, umwuka wera ari muri njyewe, umwuka wera akorera muri njyewe. Daimoni yagutera ikubwira ngo tukimana, ngo Imana yarakwibagiwe, dore amasezerano ntayo. Uyibwira uti njyewe mfite amasezerano, kandi umwami wanjye turagendana, n'umwungeri wanjye sinzakena, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye, kandi naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ari kumwe nanjye, amfashe ukuboko. My God, ambereye ingabo. Amen. Hallelujah. Ni muri we nawe akaba muri nge. Eko salamande mareko salamande. Hallelujah. Labo sataya lilabo zikorabando. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire mwene data, niki kiguteye ubwo? Aka gakiza ninga bigukingira, kandi inshingano ufite niyo gukubitisha ibyiringiro byawe amajwi yose yagutera kumva yuko hari icyo ubuze. Imana ishimwe cyane. Uhaguruke mu gitondo ugende uvuga uti yego imbere yanjye uri imbere yanjye, intambwe yawe niyo ya mbere, njyewe ndi muri we nawe uri muri njyewe. Niki cya Imana ishimwe cyane. Aturuwuriwe aturibyire. Umva ndikumva mfashijwe, ndumva twarekera aha ngaha tugasenga. Mushyiraho mikrofone zanyu, ibindi tuzabiganiraho. N'ubundi ntabwo nenda kugenda, niko umuvandimwe umwe ajya tubwira, naho nenda kujya tuzabiganiraho ubutaha. Reka ndekera aho ngaho. Nari ngiye kubabwira ngo inshingano z'umuntu wakijijwe izarizo, ariko reka ndekera aho ngaho mbabwire yuko inshingano ziturinda kwishyira hejuru, kuko tuzi neza yuko umwami wacu aturi imbere, kandi ari we ngabidukingira, niwe twegamiyeho buri munsi. Ntabwo twegamiye ku mayeri y'isi n'ibindi byose, ibindi tuzabiganiraho. Mushireho mikrofone dushimira Imana karinga bidukingira. Amajwi wari umaze iminsi wumva agukanga, kandi wari uri umwana w'Imana warakiriye agakiza, yabwire ngo ndi umutsinzi kurushaho, umwami wanjye andi imbere kugira ngo abitunganye. Niwe ufite urufunguzo, kandi urwo rufunguzo ruri muri njyewe, nanjye mfite ubutware n'ubushobozi kuko yabumpaye, kandi yampaye ubwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, yampaye gukandagira imigambi yose y'umwijima n'ibitekerezo byose. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo dufatamira ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya kumenya Imana muri twebwe, tukakigomorera Kristo. Imana ishimwe cyane. Mushyiraho mikrofone zanyu dushimira Imana, tuvuge tuti Uwiteka kuko uri ngabidukingira, kandi uri agakiza kacu, nta cyadukanga, nta cyadutera ubwoba. Rekosa de branosa emandoze branosa karamante enina noza branosa taya
akagakiza katuzaniye tugiye gusoza uyu mwaka turi mu mashimwe adasanzwe, dusoje uyu mwaka turi mu byishimo waturemeye n'ibyo tugendeyemo. Abacu barwaye, abacu bari barembejwe n'ubukene bakiriye ubutsinzi. Breakthrough is here right now in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus, we thank you. We thank you, Jesus. We bless your name. We give you the glory and honor. In Jesus' name we have prayed and received. Amen, amen, amen. Akagakiza karimi. Amen. Mwe gutinya, mwe kwiheba, kuko umwami ari imbere ngo abitunganye. Imana ishimwe. Inshingano dufite nizo kutemerera ibitekerezo byacu kugira ngo bijyemo ibindi bintu byose. Imana ishimwe cyane. Inshingano dufite nizo kumutumbira, niwe gakiza, niwe banze byo kwizera, kandi niwe ugusohoza. Imana ishimwe cyane. Dawidi niwe wafashijwe arandika muri Zaburi 119:11 aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho mwa. Icyo ngicyo ni igitsikamutima. Iyo ufite ijambo ry'Imana rikubwira yuko agakiza k'Imana utagakurwaho kandi ko muri ko huzuriyemo byose, nta kintu kikunyeganyeza mwene data. Wigira imitima ibiri gutangire gushidikanya ku mwami wawe, kuko uko yari arejo n'uyu munsi niko ari, nahinduka niko azahora witeka ryose. Amen. Nimwakire mu izina rya Yesu. Nakiriye Emma nakomerezeho, ibindi bisigara bihanura na ba Clarisse na ba Mama Olivine. Amen, amen. Ibyo ntababwiye nzabikomerezaho ubutaha. Amen. I love you so much. Thank you so much, Pastor Urumugisha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Emma, what's going on? What happened? Urumugisha ya nari kuvugira inyuma ya mikoro, sorry. Urumugisha kandi nawe urabizi ko urumugisha ni by'agaciro cyane kumva ijambo ry'Imana buri munsi, ntago ari ibintu byo gukina. Ni buri munsi uko tuje tugenda duhindura imitekerereze yacu ya. Sinzi niba hari umuntu ufite ishimwe, ndatanga time. Abantu bafite amashimwe washaho ikiganza cyawe ugatanga ishimwe ryawe. Amen. Nta muntu ufite ishimwe? Okay. Ya, nje ndashima Imana kubw'uyu mugoroba, ndashima Imana. Okay, Papa Damien. wabanje ugasoza se ko wari watangiye? Nari njya gushima Imana kubw'uyu munsi n'ijambo ry'Imana twumvishe. Okay, ndashima Imana nanjye kubw'ijambo ry'Imana twumvise. Mu by'ukuri nyine data Imana imuha umugisha, n'undi ni umugisha, ariko rwose I'm blessed tonight kubera message twumvise.
itubwira ko kuba turi mu gakiza k'Imana kandi koko nta n'umuntu uteganya kukatuvuvunyuramo, ariko nk'abana mu rugo dufite inshingano. Iyo umuntu akoze inshingano mu rugo, natwe ababyeyi, namwe abafite abana murabizi ko iyo umwana ari gukora neza inshingano birakunezeza. Iyo atazikoze yenda ntibimwambura kuba umwana, ariko iyo yazikoze wumva ari ishema ryawe, biranezeza. Rero Imana imuha umugisha, kandi rwose iyi message yari idukwiriye. Cya kabiri, shima Imana, iki cyumweru nagitangiye ndetse n'igishije mfite umwana urwaye, umuhungu wanjye mutoya, ariko gisoje turi mu mashimwe, nawe anezerewe, yarakize, ameze neza. Imana ishimwe, kandi rwose Imana irakora, Data arakora, natwe dukomeze dukore. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe ku bwawe Papa Damien, uri umugisha. Amen. Sinzi niba hari undi muntu ufite ishimwe. Okay, yes, my son. Rwigema. Yesu nashimwe. Amen, amen. Ndashima Imana kubw'ijambo ry'uyu munsi. Ejo iminsi iri inyuma nasomaga ijambo ryo muri Yakobo, iryo duherutse gusoma, iri Yakobo 2:17. Then nasomye kuri works, mbona confusion. Ndibaza ko twigaga ko agakiza kata depending on works. Then ibingibi biraha biravuga iki? Ko ndeba bivuga ngo without works our faith is dead. So I got in a confusion there. Ako ndashima Imana ko that confusion has been cleared just right now, and I thank God for the word of today. May God bless you. Amen, amen, amen. You're blessed Rwigema, uri umugisha. Amen. Yeah, niba nta wundi muntu ufite ishimwe, okay, please, Montana. Hallelujah. Amen, amen, Amen. Amen. Imana ishimwe. I was doubting about my microphone kubera ko idakunda gukora rimwe na rimwe nakoresheje device, ariko Imana ishimwe. Ndashima Imana nanjye kubw'ijambo ry'Imana twumvise. Dufite inshingano nk'abana b'Imana. Hari akantu ageze aravuga ngo imirimo myiza ni y'abantu, inshingano zo gukora nk'umwana mu rugo bigaragaza umubirivu ukuze, ko navuga. Kuko iyo uri umuntu mukuru mu rugo nta muntu ukubwiriza icyo gukora. No mu rugo turabizi ko iyo uri mu rugo uri umuntu mukuru ntago bakubwira ibyo gukora, urakora. Ntago ari kuba uri umupagasi cyangwa ntago gukora imirimo batubwira ari kuba umukozi w'Imana akorera nyine ukaba umupagasi w'Imana. No, ntago turabapagasi b'Imana, ahubwo turabana mu rugo. Hari umuntu byumva nyine ko agomba gukora, Imana akihiringa agakora ibintu byose nyine bikamusaba ko akoresha imbaraga byose kugira ngo Imana ibyumve nyine. Uwo nguwo ni umuntu ukorera ibihembo. Umuntu ukorera ibihembo w'umupagasi cyangwa abakozi bo mu rugo bo barakora kugira ngo bashe babone ko bakoze neza, babahembe, babishyure neza. Ariko umwana mu rugo akora kubera ko ari umuntu mukuru kandi ari inshingano ze zo gukora. Ashima Imana kubw'ijambo twize rero twumvisha uyu mugoroba. Ni ijambo ryiza cyane pe. Ntago imirimo myiza yo gukora ari ukubera ntago ari ugukorera agakiza, ahubwo nk'abana tumaze gukura, tumaze kumenya Kristo, nkuko yavuze ngo turi kure cyane aho twatangiriye. Seriously, we are very far from where we started from. Urebye iyo twatangiriye, Mana nta nubwo mpibuka neza kuko numvaga ari ibintu by'ibizigizage bigenda ntazi ko bizakunda tuzanabimenya, nkajya numva ni ibintu bari kuduturaho bimwe bivuye nkumva ni inzaduka ni ibiki. Ariko tumaze gusobanukirwa agakiza icyari cyo agakiza no kumenya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu Kristo, niho twamenye noneho ubu ntabwo dukora kugira ngo duhabwe umugisha nk'uko abantu babivuga ngo ukore cyane Imana iguhereza umugisha. No, we work because we are blessed.
So ntago we don't work for blessings but we work because we are blessed. Dukora ibyo byose kuko twahawe umugisha. Nshima Imana kubwira ijambo twumvise. Wow, Imana iguhereze umugisha pastor, umugisha cyane pe. Amen. Imana ishimwe ku bwanyu. Ndabizi ko muri blessed nkanjye nkuko ndi blessed ya. So dutangiye icyumweru cyacu gishasha, turacyakomeje kwiga ku gakiza. Agakiza karacyakomeje cyane pe. N'ejo turakomeza twige. Ndabararitse ngo ntimukajye mucikwa, kuko iyo ucitswe uyu munsi ejo ndakavuga ibindi kandi ukagaruka undi ari kuvuga ibindi, ushaka gusanga ugizemo aga confusion. Ariko ujye ugerageza niyo byaba bigucitse uyu munsi, ujye kuri YouTube ubyumve kugira ngo tugendane n'ibibazo ufite. At the end dushoje inyigisho tuzagira ibibazo, kandi hari n'igihe tugira second service umuntu agacishaho ibibazo bye agasubizwa. Mbonye hari umuntu wazamuye ikiganza wundi, niba ashaka gushiraho mikoro ye musabye Imana nawe washiraho mikoro yawe uri umugisha. Cyangwa yari mistake simbizi, musabye Imana Emelte I think yeah. Narinzi kushizeho ikiganza ngo ushime Imana, ariko niba yari mistake nta kibazo. Yangiye gusaba papa Damien ashireho mikoro ye adusengere, then dusoza iteraniro. Muri umugisha, turabakunda cyane. Nawe uri umugisha Emma, wakoze kutuyobora neza. Pastor Mpano yakoze kutwigisha neza. Warushyizeho ikiganza by default, turamwakiriye. Nawe ni madamu wanjye, we are in different areas, niyo mpamvu twakoresheje devices zitandukanye. Twamuhaye ikaze cyane, turamwishimiye papa. Yego, reka dusenga. Mana, turagushimiye, tugushimiye ubuzima bwiza waduhaye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi nziza watugiriye, tugushimiye amahoro muri twebwe. Ijambo ryawe riratubwira ngo dufite amahoro ku Mana, kandi niko bimeze. Si amahoro dukomora mu bindi abantu bayashakishirizamo. Amahoro dufite nuko tutazacirwaho iteka, nyamara niko byari bimeze icyaha cyaraduhamaga, ariko Kristo yapfiriye ku musaraba yishyiraho urupfu twagombaga gupfa. Uyu munsi dufite amahoro ku Mana, nta kidukanga, nta kiduhabuye. Ntabwo turi kwibaza ngo ejo bizamera gute. Ufite mu kiganza ejo ni uri muri twebwe, ni uri imbere yacu abitunganya nk'uko tumaze kubivuga, kandi anagendera muri twe. Turagushimiye Mwami wacu. Umurimo wawe urakomeje muri twebwe. Umurimo wawe nk'uko tumaze kubibona ko ari imbuto z'agakiza, atari ugukorera agakiza kuko twaragahawe. Turasenze kugira ngo iki cyumweru dutangiye kitubere umugisha wundi, twongere tukubone bundi bushya. Dusoza uyu mwaka turi mu mashimwe, tunezerewe Imana yacu, tuyishima mu miryango, tuyishima mu mashuri aho twiga, tuyishima mu kazi aho dukora, tuyishima aho tugenda mu binyabiziga, tuyishima aho tugenda n'amaguru. Imana yacu igaragarire mu mirimo dukora, imivugire yacu igaragaza agakiza twakiriye, imitekerereze yacu igaragaza agakiza twakiriye, imikorere yacu igaragaza agakiza twakiriye. Aho dutanga serivisi hatandukanye mu kazi dukora, bijye bigaragaramo agakiza twakiriye, bigaragaremo Kristo. Imisengere yacu, imikorere yose igaragaze Kristo, kuko twamaze kubona ko uko turushaho gukora iyo mirimo niko Imana yacu irushaho kunezerwa nk'umubyeyi, niko umubyeyi wacu yishima, niko umubyeyi wacu anezerwa, kandi tugahabwa umugisha nk'abana mu rugo. Urakoze, turagushimiye rero. Iki cyumweru uzabane natwe, abafite ibibazo bitandukanye, uri Imana yishyizeho imibabaro yacu, abarwaye, abashonje, abadafite uko babigenza, abataramenya ubuntu bw'Imana, bakibaswe, bakiremerewe. Turasenze kugira ngo Imana yacu ibiyereke. Urakoze, turagushimiye. Bana natwe, neza yawe duherekeze, kandi nk'uko
Yesaya yabihanuye akavuga ngo nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso muzajya mwumva ijwi ryanjye ribabwira ngo inzira niyo muba ariyo mukomeza abana banjye. Reka iryo jwi riherekeze buri muntu wese wateranye n'abandi bose batabashije guterana dusangiye gucungurwa mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Papa amen amen uri umugisha ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese na bene data bose none n'ibihe bidashira. Amen. Shalom, shalom, shalom. amen. Bonete na Dushimimana Clarisse basigare babanze babahereza ubutumwa babafitiye. Reka abandi twigendere. Yego nanjye se ko nshaka gusigarara. Ababishaka mwese nimusigare nyine mwumve icyo Bonete na mama Clarisse bababwira kandi mbibabwiye kandi bikomeje byamenye ubwenge. Kadusigare da. Bonete nakwakiriye dore niwe wazindutse ugasengera iteraniro none twagize umugisha w'Imana cyane. So rero komereza aho ubwira abana b'Imana bya bintu. Mbanje gushima Imana ibaha umugisha n'ukuri. Amen. Maze igihe aya masaha ya nimugoroba saa 12 usibye kuwa gatandatu no ku cyumweru. Ongera akajwi wagiye kuri ya micro. Ntabwo muri kunyumva neza. Turakizere ko ego. Ndi kuvuga ngo nanezerewe cyane. Watangiriye ngewe ntabwo nari ndi kukumva. Kanongere joining buri ubanza ari network. Oya gumaho. Mama yaje. Ego. Ndimo kuvuga ngo nanezerewe cyane. Nashimye Imana kuba nongeye kujoininga maze tugafatanya gusenga. Ndimo ndababwira ko maze iminsi na n'ubu kandi biracyakomeje guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu saa 12 ntabwo mba naboneka. Ntabwo mba mfite umwanya nyine wo kuba najoininga kumva nagiye ku rusengero. Rero niyo mpamvu wenda ntari nkunze kuboneka cyane ko ayo masaha mba ndi ku rusengero kandi usibye kuwa gatandatu no ku cyumweru aho ngaho nzajya ngerageza joininge nanone kandi mu gihe mbonye binkundiye. Rero nanezerewe cyane impano Imana iguha umugisha. Nkunze gusoma cyane inyigisho mujya mutanga z'agakiza nkagira byinshi nunguka. Ariko kimwe nshaka kubabwira ijambo ry'Imana yari ibyakozwe n'intumwa kamarebe nta kibazo mbasomera.